Ibimenyetso byose by'imperuka byaragaragaye, isi irabura iki ngo irimbuke? Cyangwa se hari igisigaye? Reka turebe ibimenyetso biriho by'imperuka. Ibimenyetso biriho kandi byagaragaye, itegeko ry'icyumweru ryamaze gusinywa ndetse n'umubare 666 cyangwa se 6 zikurikiranye, dore uko winjizwa mu bantu. Wicikwa n'ikiganiro, ndagusaba kuba wakumva ikiganiro cyose kugeza kirangiye, kuko ushobora kuba hari ikimenyetso ushobora gutaruka nyamara kikazakubera ikibazo mu nzira zawe cyangwa se umutego. Nkagushimira kandi wowe wakoze subscribe, nkanagusaba wowe utarayikora kuba wayikora kugira ngo ujye ukomeza uryoherwe kandi ugezweho byinshi muri iki kiganiro mba nabateguriye, aricyo Inyanja Itagira Iherezo. Ukibagezaho nta wundi ni Ken Chris nk'ibisanzwe. Maze iminsi mbaganirira ku bibazo bibera muri Congo, aho usanga ari bya bindi byahanuwe ngo ishyanga rizatera irindi, ubwami butera ubundi, usanga ubwami bushaka kwigarurira ubundi. Ibibazo biri kubera mu majyaruguru y'isi ndetse n'iburengerazuba bw'isi, nko mu Burayi, nk'Uburusiya na Ukraine, iriya ntambara ntawe utayizi. Biriya hari uwaba atekereza yuko ari ibintu bishyashya, ari ibintu bivumbuwe vuba. Ariko se ikibitera byose ni iki? Inkomoko ya byose ni iyihe? Bibiliya y'ubwayo ibivugaho iki? Niba siyanse itarabivuzeho, ese ibingibi yaba ari umwaduko mushya? Yaba ari igikorwa kitari cyiza cyangwa se ibikorwa bitari byiza byahimbwe n'ikiremwa muntu? Reka ndeke kubatindira, nanone ngusabe wowe utarakora subscribe kugira ngo ikiganiro nk'iki cyiza, ingingo nk'iyi nziza, Inyanja Itagira Iherezo kijye kikugeraho gatanu ku kandi. Amayobera akomeye mu buhanuzi bw'iminsi ya nyuma y'imperuka, byose byarumviswe ndetse byaragaragaye. Ese harakurikiraho iki? Kaduhuze ibimenyetso mu minsi y'imperuka. Hazaduka indwara z'ibyorezo, ibyo simbitindaho, mwarabyiboneye: COVID-19, Mpox, Marburg ndetse n'ibindi, na Ebola yo muri Congo, ibicurane by'ingurube, ibyo ntawe utabizi, ndetse n'iby'inyoni. Hazaduka amadini menshi kandi yose azahamya mu izina rya Yesu. Ubu biragoye kumenya idini ry'ukuri, kuko mu Rwanda honyine harabarirwa amadini arenga 8,000. Reka twirebere ingingo nyamukuru, ikimenyetso cya nyuma kizarangiza isi, umubare 666 cyangwa se 6 zikurikiranye. Ibyo byanditswe mu byahishuwe. Ku muntu uzafata umwanya agasoma Bibiliya byimazeyo kandi akicara akayiha umwanya, koko azasanga yuko ibingibi atari ibintu ikiremwa muntu cyihimbiye. Byarahanuwe, nyamara abenshi tumeze nk'impumyi, turumva ari nk'umunyenga. Bamwe muri twe baratinya bavuga ati turahiye, turarimbutse. Gusenga umunsi umwe ku cyumweru, ese byaba byaratangiye? Ihagarikwa ry'amadini mu Rwanda, abanyeshuri kwiga kuwa gatandatu ndetse kaminuza zimwe na zimwe zitanga ibizame ku isabato, n'ibindi bimenyetso Papa yatangaje bwa mbere.
Papa yatangaje bwa mbere uburenganzira ku baryamana bahuje ibitsina, ikimenyetso cyerekana ko Satani yamaze kwinjira mu itorero. Ese iyo urebye ibi wowe ubona isi isigaje imyaka ingahe cyangwa se igihe kingana iki? Intambara, ibyorezo, inkongi z'imiriro, imitingito, imiyaga idasanzwe, kurumba k'ubutaka, byose bitahozeho ahubwo biri kwaduka. Twese tuzi inkuru y'i Sodomo na Gomora. Ndahamya ntashidikanya yuko ibiriho ubu bikubye 7 iby'icyo gihe. Niki cyatuma Imana itarimbura isi? Ni ryari ubutinganyi, ubusambanyi, ubwicanyi byabayeho nk'uyu munsi? Inkuru igezweho nuko Papa Francis arwaye bikomeye, ndetse isaha n'isaha ashobora gushyirwa mu kiruhuko. Ese bivugwa kuri we Papa wa nyuma uzabaho bizagenda bite? Ntimuzacikwe n'igice cya kabiri. Iki cyari igice cya mbere. Turebere hamwe aho ikimenyetso kinyamaswa kigeze hifashishijwe ikoranabuhanga AI cyangwa se Artificial Intelligence. Wibuke gukora subscribe, like, dukomeze gusobanukirwa byinshi. Uyu yari Umuvuno TV, iyi ikaba inyanja itagira iherezo, aricyo kiganiro. Nk'ibisanzwe ni Ken Chris. Umeze ngushimire kandi uro guhabwa ikuzo n'icyubahiro.